Ese waba warigeze kwibaza impamvu hari abakobwa cyangwa abagore bakora imibonano mpuzabitsina kenshi ariko ntibasame, mu gihe hari abandi basama byoroshye batanabitekerejeho? Ese birashoboka ko hari amakosa make cyane ushobora kuba ukora utabizi akaba ariyo akubuza gusama? Benshi mu bakobwa ndetse n'abagore bagira icyifuzo cyo gusama no kubyara, ariko hari igihe bitagenda nk'uko babyifuza. Hari abibaza bati, ni iki gituma ntasama kandi ndimo kugerageza? Iki ni ikibazo gikomeye kandi gikunze gutera impungenge, agahinda ndetse n'igitutu cyinshi ku muryango. Mu by'ukuri, gusama si igikorwa kibaho gusa buri uko hakozwe imibonano mpuzabitsina. Hari ibintu byinshi bigomba gukorana neza mu mubiri w'umugore no mu mubiri w'umugabo. Iyo hari kimwe muri byo kitagenda neza, bishobora gutuma gusama bitabaho cyangwa se bigatinda. Muri iki kiganiro turarebera hamwe amwe mu makosa cyangwa imyitwarire ishobora gutuma umukobwa cyangwa umugore adasama kandi akora imibonano mpuzabitsina kenshi gashoboka. Ushobora kuba uri umwe mu bo byigeze kubaho cyangwa se bikaba biri kukubaho muri kino gihe. Bana natwe mu kiganiro kuko ushobora kungukiramo inama zagufasha gutera intambwe igana ku nzozi zo kuba umubyeyi, kuko iyo usobanukiwe neza impamvu byoroha gushaka igisubizo kirambye. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Hari amakosa menshi akorwa nyuma yo gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ashobora gutuma umukobwa cyangwa umugore adasama kandi ashaka gusama. Gusama ni igikorwa gishingiye ku guhurira hamwe kw'intanga y'umugabo n'iy'umugore mu gihe gikwiye, mu buryo bukwiye no mu buzima bukwiye bw'imyororokere. Hari igihe ushobora kuba ushaka gusama ariko ugakora amakosa cyane cyane nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina ashobora kugabanya amahirwe yo gusama. Reka tuyarebere hamwe. Ikosa rya mbere ni ugukaraba imbere mu gitsina ako kanya nyuma y'igikorwa. Iri ni ikosa rikomeye cyane ku mukobwa cyangwa se umugore ushaka gusama. Iyo umukobwa cyangwa umugore amaze gukora imibonano mpuzabitsina, intanga z'umugabo zitangira urugendo zerekeza mu mura no mu miyoborantanga. Izo ntanga zishobora gutangira kuzamuka mu minota mike cyane nyuma y'igikorwa. Iyo umukobwa cyangwa umugore yinjiza amazi menshi imbere mu gitsina akoresheje amasabune akomeye cyangwa se akoresheje imiti yo kwisukura mu gitsina imbere, ashobora gusohora igice kinini cy'intanga zitaragera kure, maze guhindura imiterere y'amazi yo mu gitsina bigatuma intanga zipfa cyangwa zikagabanya imbaraga. Ibyiza ni uko iyo urangije gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kandi ukaba ushaka gusama, ntukwiye kwinjiza ikintu na kimwe imbere mu gitsina. Isuku iba igomba gukorwa mu gice cyo hanze gusa. Ikosa rya kabiri ni ukwihutira kwihagarika ako kanya ugisoza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Kwihagarika si bibi, ariko hari abihutira guhaguruka bakihagarika mu masegonda make cyane nyuma y'imibonano. Nubwo kwihagarika bitabuza gusama burundu kuko intanga zitanyura mu miyoboro y'inkari, ariko guhaguruka ako kanya bishobora gutuma amasohoro menshi asohoka atarabona amahirwe yo gukwirakwira neza mu gitsina. Ibyiza ni uko nibura waryama kuva ku minota 10 kugera ku minota 20 nyuma y'imibonano, umubiri uri mu mwanya woroshye kugira ngo intanga zibone amahirwe yo kuzamuka neza. Irindi kosa rya gatatu bujijwe ni ukutihutira kwiyuhagira ako kanya. Iyo umuntu ahise ajya kwiyuhagira, cyane cyane igihe yifashishije amazi menshi mu gice cy'igitsina, ashobora gutuma amasohoro asohoka vuba, amahirwe yo gusama akabura. Kwiyuhagira nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina ni ingenzi, ariko si ngombwa koga ako kanya nyuma y'igikorwa. Ikosa rya kane ni ukutamenya igihe cy'uburumbuke. Iri si ikosa rya nyuma y'imibonano gusa, ahubwo ni ikosa ry'ingenzi cyane buri mukobwa cyangwa se umugore agomba kumenya. Umugore cyangwa umukobwa ashobora gukora imibonano igihe kitari icy'uburumbuke, akabara nabi iminsi ye
maze ntamenye igihe nyacyo cya ovirasiyo ye. Intanga y'umugore ibaho amasaha 12 kugeza ku masaha 24 gusa. Bitewe n'uko intanga z'umugabo zishobora kubaho iminsi 3 kugera kuri 5, ubwo igihe cyiza cyo gusama ni iminsi 2 kugera ku minsi 3 mbere ya ovirasiyo no kugeza ku munsi 1 w'inyuma ya ovirasiyo. Iyo imibonano itabereye muri icyo gihe, amahirwe yo gusama aba make cyane. Ikosa rya 5 utagomba gukora ni ukudakoresha imiti yica intanga. Hari abagore cyangwa se abakobwa bakoresha amavuta yo koroshya mu gitsina atemewe mu gihe cyo gushaka gusama. Wenda imibonano yawe isanzwe igenda neza ari uko wakoresheje amavuta yabugenewe, ariko si byiza kuyakoresha kandi ushaka gusama. Ni ukuvuga ko igihe icyo ari cyo cyose ushaka gusama, imiti iyo ari yo yose yo mu gitsina ugomba kuyikoresha ari uko ugishije inama muganga. Ikibi cyabaho ni uko ayo mavuta ashobora kugabanya umuvuduko w'intanga cyangwa akazica, yemwe akaba yanahindura aside isanzwe yo mu gitsina. Ntibivuze ko hatariho amavuta atica intanga wakoresha kandi unashaka gusama, ariko ugomba kubanza ukabaza ayo ariyo ubyitondeye kugira ngo udakoresha ubwoko bubi. Ikosa rya 6, ntugomba guhagarika umutima nyuma y'imibonano. Iyo umukobwa cyangwa umugore ahora ahangayikishijwe n'urubyaro, yiyikoreza igitutu cyitwa ngomba gusama aka kanya, akirirwa atekereza cyane ku gusama, maze bigatuma imisemburo, urugero nk'uwa cortisol, ihungabanya ovirasiyo, maze imikorere y'intanga igahinduka nk'ubugisamye. Icyo usabwa ni ugukora imibonano udashyize umutima ku gusama ako kanya. Yego ugomba kwibarira uburumbuke, ariko menya ko umugabo aba akuri hafi, n'ubundi iminsi 4 kugera ku minsi 5 ugomba kumara wemerewe gusama, ntabwo haburamo umunsi 1 Imana yahaye umugisha ngo usamemo. Ikosa rya 7 ni ibibazo by'imisemburo bititabwaho. Nubwo imibonano mpuzabitsina yaba yabaye neza cyangwa se ikabihora iba neza, gusama ntibyashoboka niba nta ovirasiyo ugira cyangwa se umusemburo wa progesterone ukaba ari muke cyane. Ibi byombi mvuze iyo bitavuwe bishobora gutuma nubwo wakora imibonano mpuzabitsina yemewe ute utasama, bidatewe n'amakosa wakoze nyuma y'imibonano mpuzabitsina, ahubwo ari ikibazo kigomba gukemukira kwa muganga. Ikosa rya 8 ni ukubaho nabi kw'intanga z'umugabo. Hari igihe umugore yikekaho amakosa nyuma y'imibonano mpuzabitsina, nyamara ari ikibazo kiri ku ruhande rw'umugabo, nk'igihe afite intanga nke, intanga zidafite imbaraga, cyangwa intanga zidafite imiterere myiza yo gutera inda. Ikosa rya 9 ni ukunywa imiti idakwiye nyuma yo gusoza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Hari abakobwa n'abagore banywa imiti bavuga ko isukura inda, ariko akenshi ugasanga ni imiti ya gakondo. Iyo miti rero ishobora guhungabanya imisemburo, igahindura imikorere y'umura, bigatuma intanga zari zakugezemo mu gihe cy'imibonano zitabasha kwizirika ku mura ngo habeho gusama. Ikosa rya 10 ni ugukora imibonano mpuzabitsina gake gashoboka. Niba imibonano ibaye rimwe gusa kure cyane y'igihe cya ovirasiyo, amahirwe yo gusama aba make. Ku bashaka gusama, ni byiza gukora imibonano nibura inshuro 3 kugeza ku nshuro 4 mu cyumweru, nabwo byagukundira ugasimburanya iminsi kugira ngo ufate impande zose. Urugero nko kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu ndetse no ku cyumweru. Ukabikora gutyo kugeza ku munsi Imana iguheraho umugisha maze ugasama. Muri make, gusama si amahirwe gusa, ahubwo ni igikorwa gisaba kwitabwaho mu mwanya wacyo. Hari ibintu bitoya ushobora guhindura uyu munsi maze bigahindura ejo hawe. Niba umaze igihe kirenze umwaka ugerageza ukabona ntusama kandi uri mu myaka mito, cyangwa se ukaba umaze amezi 6, niba urengeje imyaka 35 nabwo ukabona nta musaruro, ni byiza kugisha inama muganga. Kwisuzumisha kare si ikimenyetso cyo gutsindwa, ahubwo ni intambwe yihariye yo gushaka igisubizo nyacyo. Tugezeho igitekerezo cyawe, ikibazo ndetse n'inyunganizi yawe muri komenti cyangwa kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha.
ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.